Yesu ashimwe bene data bavandimwe muri Kristo Yesu. Uyu ni umunsi mwiza aho Imana itugiriye neza tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mwese abaduteze amatwi muhawe ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pasteur Fidèle Shinga kandi nejejwe no kubana namwe uyu munsi. Reka rero muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mbere yuko tuganira twumva icyo Imana igiye kuvugana natwe, dusenga Imana. Mana, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro, tugwaye icyubahiro kuko byose ari wowe ubigena. Tugushimiye umunsi mwiza watwemereye, niko ijambo ryawe rivuga ngo uyu ni umunsi Uwiteka yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo. Tugushimiye impamvu zose wateranyije mwami zo kugira ngo tunezeze. Reka ubwoko bwawe abaneza amatwi bose abumvira ijwi bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye aho abantu baherereye, reka mwami Imana yacu bahabwe umugisha mu izina rya Yesu. Ikishira hejuru cyose kurwanya ijambo ryawe gikubitwe hasi kubw'imbaraga z'Imana. Urakoze mwami Yesu kuri kumwe natwe, urakoze mwuka wera kubana natwe muri byose. Tubyambaje Imana mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nkuko maze kubibabwira muri kumwe na Pasteur Fidèle Shinga, ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana. Imana yatugiriye neza kubw'ubuntu bwayo, irampamagara nkuko yahamagaye n'abandi benshi batandukanye. Ndi umushumba muri Église Baptiste cyangwa se IEBR, Union des Églises Baptistes au Rwanda. Ntuye mu mujyi wa Huye. Imana rero iduhane umugisha. Ndagira ngo tudafashe undi mwanya munini dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero wa kabiri nkuko dukunze kubivuga, igice cya mbere umurongo wa 19. Petero rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 19, dusome. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero tuganire ku ijambo rivuga ngo imbaraga z'ijambo ry'Imana. Amen. Imbaraga z'ijambo. Tuvuga imbaraga z'ijambo, abantu benshi bakunze kumva ngo imbaraga z'ijambo, ariko tutarajya na kure ngo turebe ijambo ry'Imana, ububasha bwaryo, imbaraga zaryo. Ndagira ngo tubanze tunarebe amagambo yose abaho atari n'amagambo y'Imana, atari n'ijambo ry'Imana, agira imbaraga. Akenshi iyo umuntu abwiye undi ijambo, nawe rimutera irindi. Izo ni imbaraga z'ijambo. Icyo umuntu akubwiye kigatuma nawe umusubiza. Hari icyo ijambo rikoze muri wowe, hari icyo ijambo rikubwirije, hari icyo ijambo rikoze kugira ngo nawe ubashe kugira ikindi ukora. Hanyuma hari amagambo y'abantu, hari ijambo ry'Imana, hari n'amagambo ya Satani. Amagambo ya Satani ni amagambo mabi, ni amagambo, ni ibitekerezo bibi, ni amagambo yica, ni amagambo asenya, ni amagambo aca intege. Ariko ijambo ry'Imana ni ijambo rizima, risubizamo intege, rihembura, ribatura, ribohora, rigatuma umuntu agira ubundi buzima. Aha rero haratubwiye ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe. Dufite ijambo. Yesu ashimwe cyane. Dufite ijambo ryahanuwe. Usanga kenshi abantu, reka nibande ku bantu b'Abakristo, ntibamenya icyo bafite, agaciro kacyo cyangwa se imbaraga zayo. Ariko dufite ijambo ryahanuwe. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ryahanuwe rifite imbaraga, rirushaho gukomera. Niba ijambo ry'umuntu rikomeye, niba ijambo ry'umuntu rishobora kugira impact, rishobora kugira ingaruka ku wundi cyangwa se ku buzima bw'undi. Urugero, umuntu ashobora kukubwira ngo reka dukoresha ijambo risa n'iriteye ubwoba. Umuntu akakubwira ngo ndakwica.
iryo jambo akubwiye rikagutera ikintu, rikagutera ubwoba, rigatuma wumva uhungabanye, rigatuma ushaka kwihisha, rigatuma ushaka kwiruka, rigatuma ushaka guhunga. Ariko reka nkubwire, ni iki gitumye umera utyo? Ni ijambo ubwiwe. Undi akagutelefona cyangwa se akakubwira inkuru nziza, akakubwira ngo akakubwira amakuru meza, akakubwira inkuru nziza, urugero umubyeyi wibarutse wabyaye, uhita ugira ibyishimo, ukavuza impundu, ugashima Imana. Iryo ni ijambo uba ubwiwe. Hari n'amagambo yandi mu buryo butandukanye, ijambo ryanditse, umuntu ashobora kuguha ijambo ryanditse, wasoma iryo jambo rigatuma ukomera cyangwa se rigatuma ucika intege. Ariko ijambo dushaka kwibandaho ni ijambo ryahanuwe, ni ijambo ry'Imana, ni Kristo. Kristo niwe jambo. Ijambo ry'Imana riravuga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere umurongo wa mbere. Bibiri iravuga ngo, ugakomeza hepfo, Bibiri iravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yari Imana, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Iyo ukomeje gusoma Bibiri iravuga ngo mu biriho byose byaremwe, nta cyaremwe kitaremwe n'uwo jambo nawe. Hanyuma hepfo gato ku murongo wa 4 ndahakunda cyane, havuga ngo muri we, muri uwo jambo harimo ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo imbaraga z'ijambo nk'uko twabivuze, harimo ubugingo. Mu ijambo harimo ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Uyu jambo rero iyo umufite, nk'uko tubisomye aha ngaha, iyo umufite uba ufite ubugingo. Bibiri iravuga ngo yaje mube, ngo ntibamumenya, ntibamwakira, ngo ariko abamwemeye bose, aho ni ku murongo wa 12, ngo icyakora ngo abamwemeye bose ngo yabahinduye kuba abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyo ufite jambo, iyo wakiriye jambo muri wowe, aguhindura kuba umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ryaremye, ijambo ry'Imana rirahindura, niryo ryaduhinduye kuba abana b'Imana. Bwana asifiwe sana. Ijambo niryo ryaduhinduye kuba abana b'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma usanga abantu kenshi batazi ko ijambo bafite muri bo. Ndagira ngo nkubaze wowe unyumva, wowe uneze amatwi, wowe ukurikirana iki cyigisho, ese ufite iki? Bibiliya yatubwiye ngo dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. Noneho rero ni gute ijambo ry'Imana rigira imbaraga cyangwa se rigaragaza imbaraga zaryo mu buzima bw'umuntu? Ni gute ijambo ry'Imana rigaragaza imbaraga zaryo mu buzima bw'umuntu? Intambwe ya mbere ni ukuba urifite muri wewe rigwiriye. Bibiri iravuga ngo ijambo ry'Imana ribe rigwiriye muri mwe. Haleluya! Ijambo ry'Imana ribe muri mwe kandi rigwiriye. Yesu ashimwe cyane. Iyo turebye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana, igice cya 10 umurongo wa 10, aha tubwira imirimo mibi ya Satani, ngo nta kindi kizana umwanzi ni ukwiba, ni ukwica, no kwangiriza. Ariko jeweho, aho hepfo gato kuri uwo murongo, Bibiri ikavuga ngo ariko jeweho, wo nta wundi, ni Yesu wavugaga aya magambo, ngo ariko jeweho ngo nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi, uzima tele, ubugingo kandi bwinshi, ntabwo ari bukeya. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo nkubwire, Bibiliya iyo ivuga gutyo ngo nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi, jambo yaraje. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana hatubwira igice cya mbere, hatubwira ko jambo yahindutse umuntu, yambara umubiri, hanyuma aravuka, araza mwizi atugeraho. Jambo turamufite rero. Abantu benshi bapfanye ijambo, abantu benshi bahangayikanye ijambo, ariko naje kubwira ngo uyu munsi wa none ibanga rya mbere rituma ijambo ry'Imana rigaragaza imbaraga zaryo mu buzima bw'umukristo, mu buzima bw'uwizera, nuko ugomba kuba urifite muri wowe rigwiriye. Mu ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye. Yesu ashimwe cyane. Nibutse igihe Yesu yageragezwaga na Satani ubwo yari mu butayu. Bibiri iravuga ngo yari mu butayu amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Haleluya! Bibiri iravuga ngo Satani araza aza kumugerageza, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana
urashonje, ariko niba uri umwana w'Imana fata aya mabuye uyahindura umutsima urye. Kandi mu by'ukuri Yesu nk'umuntu wari ufite ububasha bwo guhindura amabuye, icyo kibazo uwo mutego Satani yamuteze byasaga nkaho bijya kumvikana. Umuntu arashonje kandi afite ububasha bwo kwihesha ibyo kurya. Urashonje, tekereza nawe ari wowe ufite ububasha bwo kwihesha amafunguro, kandi noneho uranashonje cyane. Hari ikibazo gikomeye cyane. Tekereza umuntu ushonje ufite inzara ushaka kurya kandi afite ububasha bwo kwibonera amafunguro. Ninde muri twe, mwebwe muneza amatwi, ninde waba ashonje kandi afite ubushobozi bwo kwihesha amafunguro, hanyuma ngo ye kurya, ye kwihesha ayo mafunguro, agakomeza akaribwa n'inzara? Birasa n'ibigoye ukuntu. Ariko Yesu yamubwiye iki? Ntabwo Yesu yavuze ku ndimi igihe Satani yamubwiye atyo. Ntabwo Yesu yapfukamye ngo asenge. Simvuze ko gusenga ari bibi. Ntabwo Yesu yagiye mu bindi, ariko Yesu yamubwiye ijambo. Bwana asifiwe sana. Yesu yamubwiye ijambo. Iyo uri mu kibazo, wireba ikibazo, wireba uburemere bw'ikibazo, ahubwo reba imbaraga z'ijambo. Reba ijambo ufite muri wowe, aba ari ryo ubwira Satani, aba ari ryo ubwira situation yawe. Ibyo uri muranyuramo ubibwira ijambo, kuko ijambo rifite imbaraga, ijambo rifite ubushobozi. Hanyuma Yesu abwira Satani ngo biranditswe ngo umwana w'umuntu ntazabeshwaho n'umugati gusa, ngo ahubwo azabeshwaho n'amagambo yose y'ubugingo. Haleluya! Ijambo rituruka mu kanwa k'Imana, ijambo ry'Imana riradutunga. Ijambo ry'Imana aba ariko Yesu asubiza Satani. Mba nkubwire, niba Yesu yarakeneye ijambo, niba Yesu yarakeneye gusubiza Satani akamusubirisha ijambo, agakoresha ijambo, twebwe dukeneye ijambo kangahe? Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ni intambwe ya mbere. Ikintu kizagaragaza ko kizagaragaza imbaraga z'Imana mu buzima bwawe nuko ugomba kuba urifite muri wowe rigwiriye. Hanyuma wagera muri situation runaka, wagera mu mibereho runaka, wagera mu nzitane, wagera mu bibazo, wageraho ukeneye kugira icyo ugeraho cyangwa se icyo ukora wumva udafite inzira, ugomba kuvuga ijambo. Kuko Imana ubwayo, Imana nayo yagize ikibazo. Imana igihe yaremaga yagize itya ibona umwijima. Isi yari yuzuye umwijima. Hanyuma muri uwo mwijima nta kindi Imana yakoze. Ntabwo yashatse ubundi buryo, yavuze ijambo gusa. Aho tubisanga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 3. Bibiliya iravuga ngo Imana iravuga ngo habeho umucyo, kuko yabonaga umwijima. Iravuga ngo habeho umucyo. Umucyo ugira gute? Ubaho. Imana ivuze ijambo, ijambo rizana igisubizo ku kibazo cyari gihari. Ijambo rizana igisubizo. Intambwe ya kabiri nuko usoma ijambo kandi ukaritekerezaho. Meditation cyangwa meditation, gutekereza ku ijambo. Bibiliya iravuga ngo nkuko inka yuza ubwatsi, ngo niko natwe dukwiriye gutekereza ku ijambo. Ijambo ry'Imana uzi, ijambo ry'Imana usoma, ukwiriye gufata umwanya wo kurimedita, wo kuritekerezaho, wo kuryibwira nanone, ukongera ukarigarura inshuro nyinshi mu buzima bwawe. Ijambo yikomeza kurigarura rigenda rigira imbaraga, rirema. Uko uritekerezaho cyane niko rigenda rigira imbaraga nyinshi cyane mu buzima bwawe. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi ya Satani, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira. Ryari? Ku manywa na nijoro. Amategeko ye niyo yibwira icyo gihe cyose. Ngo uwo muntu umeze utyo, uwo muntu wibwira ijambo ry'Imana. Dore ukuntu ijambo ry'Imana rigira imbaraga mu buzima bw'umukristo, mu buzima bw'umuntu wizera Imana. Umuntu umeze atyo, umuntu witandukanya n'ikibi, umuntu witandukanya n'abakobanyi, umuntu witandukanya n'abagizi ba nabi, uwo muntu agahora yibwira amategeko y'Uwiteka ku manywa na nijoro. Uwo muntu niyibwira amategeko y'Uwiteka ku manywa na nijoro, azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, gihora cyera imbuto igihe cyacu, n'ibibabi byacu ntibyuma. Yesu ashimwe cyane. Hepfo gato akavuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya! Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Niki kizatuma kimubera cyiza? Icya mbere nuko azaba yaribwiye cyane ijambo ry'Imana. Icya kabiri nuko azaba aritekereza ku manywa na nijoro. Twasoma muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Bibiliya iravuga ngo amagambo yose ari muri iki gitabo cy'amategeko
ntuzarorere kuyahamisha akanwa kawe, ahubwo ujye uyatekereza ryari? Ku manywa na nijoro. Muri Zaburi twasanze bivuga ngo ujye uyatekereza ku manywa na nijoro. None muri Yosuwa nawe ngo ujye uyatekereza ku manywa na nijoro. Dore resulta zabyo, cyangwa se igisubizo cyo gutekereza ku ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro. Nubwo uzahirwa mu nzira zawe zose, ibyo ukoze bigacamo. Hari abantu bamwe bahorana ubuhamya, umuntu akaza agashima Imana akavuga ibyo Imana yakoze, ubundi akavuga ibyo Imana yakoze, ejo akaza akavuga ibyo Imana yakoze. Abantu bakibaza igituma we ahorana ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka mbabwire bene data, abantu barabana ariko ntibamenya amabanga. Reka nkubwire, umukristo utekereza ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro ntashobora kumera kimwe n'umukristo utaritekereza. Ntibishoboka, kuko uko turitekerezaho niko rigira impact, ingaruka nziza mu buzima bwacu. Reka duhihumure muri situation turimo. Hari igihe nigeze kubona ndi mu ishuri hariya muri ILK, umunyeshuri umwe twiganaga arambwira ngo ariko ubundi Fidele, ngo ni gute nkuko mbona uhora wishimye iminsi yose? Ndamubwira ngo mura nishimye kubera nyine ko ibyishimo byanjye bifite aho bikomoka. Arambwira ngo nzi yewe na bimwe mu buzima bwawe unyuramo ndabizi, ariko nibaza ukuntu uhorana umunezero. Ndamusubiza ndamubwira ngo umunezero wacu ntabwo ushingiye ku bindi. Umunezero wanjye ushingiye ku Mwami Yesu, kuko Umwami Yesu ari muri jye, ahora muri jye, ntekereza ibyo yibwira kuri jye, ngatekereza ineza ye ku buzima bwanjye, ibyo bikantera umunezero. N'igihe nabandi mu bibazo, ibyo bintera umunezero, nkabirenza amaso. Icyo nicyo Kinyarwanda nagakoresheje, ibibazo nkabirenza amaso nkishima. Bibiliya ivuga mu Filipi igice cya 4:4 ngo mwishime mu Mwami wacu iminsi yose. Nongeye kubivuga ngo mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Iyo umuntu afite ijambo ry'Imana muri we, cyo ni cyambere. Cya kabiri, kuritekereza ku manywa na nijoro. Icya gatatu, kurishira mu bikorwa. Abantu benshi bazi ijambo, twigishije abantu, natwe ubwacu twarigishijwe, n'ubu turacigishwa, dukeneye no kwiga cyane, turacyanigisha cyane. Ariko abantu baricara bakumva ijambo bakarisigaho ngaho, bakumva ijambo bakarisigaho. Ikintu kizana impinduka mu buzima bw'umuntu, reka ntibakakubeshye. Dushobora kuguhanurira, umuntu akaza akaguhanurira ibi uyu munsi, ubundi akaguhanurira ibingibi uyu munsi, ariko niba utaratera intambwe yo gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana, uzahora ahantu hamwe, ntuzigera ubona ibintu bikomeye mu buzima bwawe. Reka nkubwire ngo icyo ufite, uwo jambo ufite muri wowe, iryo jambo ry'Imana ufite muri wowe rirahagije ngo rihindure byinshi mu buzima bwawe, rikuremere ibyiringiro, rikuremere kwizera, rikuremere ibintu bikomeye cyane. Bibiliya iravuga mu Byakozwe n'Intumwa kuri iyi ngingo ya gatatu yo gushyira mu bikorwa, igice cya 10 umurongo wa 34 ugasoma ukageza ku murongo wa 35. Aravuga ngo nuko Petero aterura amagambo, aravuga ngo menye neza ko utarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, agakora cyakaronga aho ngaho, agakora ibyo gukiranuka, Imana igira gute? Iramwemera. Hari abantu babaye hearers, abumva gusa, ariko Imana ikeneye abakora. Matayo aravuga ngo uwumva aya magambo akayakomeza ngo azahwana n'inzu yubatswe ku rutare, ngo imvura iguye, imivu itembye, umuyaga uhushe, byose byikubita kuri ya nzu, ariko ya nzu irakomera, irashikama. Kubera iki? Kubera ko yari yubatse ku rutare. Nimwubake ku ijambo, nimwubake ku ijambo ry'Imana. Isi dore aho igeze. Isi umunsi umwe irajegeye, umunsi umwe gusa, isi yose iracecetse, ibyogajuru biracecetse, amato arahagaze, ibinyabiziga birahagaze, isi iracecetse, ibibuga by'indege bimeze n'ibyatsi, abantu mu gihe gitoya gusa. Reba ububasha butandukanye n'ubundi bubasha. Ni ukuvuga ngo imfatiro z'isi zishenye, nta handi. Niko Bibiliya ivuga ngo mbese mwimfatiro z'isi, mwimfatiro ngo umukiranutsi yabeshwaho n'iki? Mwimfatiro zishenywe ngo umukiranutsi yabeshwaho n'iki? Bireba ngo yabeshwaho no kwizera. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngana ku musozo w'ikiganiro cyacu, nkubwire ngo ubaka ku rutare, ubaka ku ijambo, kugira ngo ubashe gukomera mu bihe bigoye. Bibiliya gushira mu bikorwa ngo uwo muntu azahwana n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, hanyuma irakomera. Mwari kuwumva aya magambo ntayakomeze, uwumva aya magambo akayasiga, uwumva ijambo ry'Imana ntagira icyo rikoraho, azahwana n'umuntu w'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iguye, imivu itembye, ruhurura zikubise, imivu, umuyaga uhushe,
byose byikubita kuri ya nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwari gukomeye cyane. Ndagira ngo nkwibutse ko icyo ufite kirakomeye cyane. Dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Nta kindi gikomeye nk'ijambo twahawe. Ijambo ni umwami Yesu. Bibiliya ivuga 8:32 mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditse na Yohana, ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzagira gute? Kuzababatura. Witegereza ukundi kubaturwa, akira ijambo, menya Kristo wabambwe ku bwacu, mwemerere muri wowe akora ibyo agomba gukora, hanyuma ushyire ijambo rye mu bikorwa, umwumvire, umedite, utekereze ku ijambo ku manywa na nijoro, kandi urigwize muri wowe ribe ryinshi. Igihe ugize ikibazo utekereze ku ijambo. Niwumva ucitse intege umenye ngo niwe mbaraga zacu. Niwumva ugize inyota runaka umenye ko ari umara inyota. Niwumva wacenye umenye ko ari we butunzi budashira. Niwumva wagize irungu umenye ko yavuze ngo ntazadusiga, ntazaduhana, ntazadutererana. Niwumva ikibazo icyo ari cyo cyose wagira umenye ko ari umutabazi utabura kuboneka mu makuba no mu byago. Reka nkubwire ngo ijambo rirakomeye. Imbaraga z'ijambo zizagaragara muri wowe, ari ukuri gwije muri wowe, ari ukuri tekerejeho ku manywa na nijoro, ari ukuri shize mu bikorwa. Imana iduhana umugisha. Genda uruta abandi, genda uhindure imikorere, uburyo wakoraga uyu munsi ijambo wakiriye, genda ushyire mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana. Hanyuma icyanyuma, ijambo ry'Imana uryizere, kuko iyo wizera ijambo ry'Imana, iyo urisoma rizana kwizera. Hanyuma iyo umaze kuryizera, ukwizera kugakora ibitangaza mu buzima bwawe. Wishakishiriza ahandi, wikwirukira ahandi. Kristo muri wowe araguhagije. Kristo muri wowe ni byose. Kristo muri wowe afite ubugingo, kuko muri we harimo ubugingo. Imana iduhana umugisha. Amen. Mana ndagushimiye, uhabwe icyubahiro kubwira ijambo, urikoreshe mu buzima bwacu kandi rihindure byinshi. Tubyambaje Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.